murabona ko amapfa ameze nabi dufite kujya gushaka ibyo kurya kabisa. Muze tujye mu ishyamba gushaka aho twakura ibyo kurya. Aha hantu hari ubwatsi bwiza tugiye kubupyipyinyura tuzataha duhaze. Imvura ndabona imeze nabi, mureke tujye gushaka aho twugama. Aha hantu ntago twapfa kwinjiramo tutazi ngo ninde ubamo. Ariko imvura imeze nabi, reka twinjiremo turaza kumusobanurira. Murakaze neza. Mboga zizanye. Ngiye kuba pyipyinyura kabisa. Mwicare hasi mukanya. Imvura nihita ndaza kubatatamura. Niko Sharuhaya, utwo nuduki uri kurya. Batwito twungucenge. None se utwungucenge nuduki? Ni tekinolojiya ziryoshye cyane. Nanjye ndashaka kurya kutwungucenge. Reka ntuma abana banjye bajye kukuzanira utwungucenge. Bana banjye reka mbatume. Mugende munzanira umuti wa mpere zayo. Oya ntago nabyemera. Haragenda ihene ebyiri, izindi reka nzigarure. Ariko ihene zagiye ko zitagarutse byagenze biti? Reka twohereza izindi zijye kureba uko bimeze. Bana banjye, mugende mujye kureba abagenzi banyu namwe muzana umuti wa mpere zayo. Ibi bintu birakabije. Ohereza izindi hene zijye kureba ziriya zagiye ntizigaruke. Bana banjye, mugende mujye kureba abagenzi banyu namwe muzana umuti wa mpere zayo. Izi hene zawe zatinze sha. Nizikomeza gutinda ndaza kugupyipyinyura. Reka nsohoke njye kubahamagara bagaruke kabisa. Reka nze ngende nihamagarishwa maze gake gake mpite nirukanka ncike wa Rupyisi. Iyi mbuzi nayo yatinze kugaruka. Reka nze nsohoke njye kuyipyipyinyura. Yabababababa. Ya mbuzi yambeshye none yagiye. Reka nze nyikurikire, iracyari hafi tu. Ningufata ndagupyipyinyura. Sha Ndagusurira nukomeza kunyirukaho. Ndamutse nkomeje kwirukanka niriya mbuzi, abantu bamfata bakankorera ku bitasiyo. Reka nitahire. Ruhaya nzapanga gahunda yo kumufata
maze mutatamure. uyu munsi noneho banziritse ari ibyo bita zirikasiyo. Reka mbe niyicariye hasi kuko uyu munsi nta mafaranga yo kugura kiwingu mfite. Ruhaya amenya yaramenye ubwenge kuko yanze kugaruka mu ishyamba azi ko nahita mufata. Ariko ndumva narambiwe kumutegereza, reka nze njye muri karitsiye yabo kumushaka. Ndagufasha sha, ubushize warambesha urancika, ariko uyu munsi ngiye kugukorera tatamurasiyo. Uyu munsi ndabibona wamfashe kabisa, kandi uraza kunkorera pyipyinyurasiyo. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe. Vuga numve, ariko ibyo wakora byose uyu munsi ntago uri bundusha ubwenge. Ndaza kugupyipyinyura. Mbere yuko unjya, reka tubanze twivuge nk'abagabo maze ubone kunkorera tatamurasiyo. Ibyo ndabyemeye. Ngaho banza nanjye ndaza gukurikiraho nidusoze mpite ngupyipyinyura. Reka nze nkwereka impamvu bavuga ngo serupyipyinyura impyisi. Yampyipyinyuye ndapyoka. Ndikumva Ruhaya akora hebe basiyo, kandi numvise awarupyisi akora sakuzasiyo. Mufate ibikoresho tujya gutatamura warupyisi mbere yuko atatamura Ruhaya. Ya baba, ubu bagiye kunkorera ku bitasiyo na tatamurasiyo. Va kubita kuri ka ndindi umugora. Ya baba. Baserupyipyinyura impyisi, barampyipyinyuye none ndimo ndapyoka.